Data amaso yageze ate? Yaheze mu kirere. Ayo maso yawe atagira ikinyabupfura. Imyaka 6 iraburaho igihe gitoya. Papa Sava arara yicaye, yirirwa yicaye, yisegura impapuro akirosa amakaramu, ariko abigeraho. Kugeza aka kanya ntabwo bikiri inkuru yo kuvugwa. Ku itariki 20 z'ukwa gatanu 2024 nibwo Papa Sava yujuje episode igihumbi. Byabaye nk'ibitunguranye, ntabwo byumvikanaga. Abakinnyi benshi baravuze ngo ntabwo kugeza tubura episode n'imwe, ntabwo zigeze zibura n'izindi. Ndavuga ko bazirebye. Papa Sava atungura abantu gutyo. Bintera kwibaza kera tukiga n'aka kanya dusubiye byatugora. Baduhaye umwandiko bakatubwira ngo mwandike kuri iyi topic tubahaye kwa Papa Sava. Hanyuma mwe ntimukore episode igihumbi, ahubwo mwandike amagambo igihumbi muvuga kuri topic yacu yitwa Papa Sava. Ndabizi ko nawe urimo iki kizami kucyuzuza byakugora. Papa Sava wakoze ibi bintu wakabishobora akabitsinda, kugeza na n'ubu ngubu akaba yashyizeho episode y'igihumbi n'imwe nta gutegwa kubayeho. Papa Sava ubundi ni muntu ki? Abenshi bamumenye nka Seburikoko, abandi bamumenye nka Sekaganda. Ababyeyi be bamwita Niyitegeka Gratiyani, nawe ufite ko bamumenye bitewe n'aho amumenyeye. Uwo muntu akoze ibyo bintu ntabwo bisanzwe mu Rwanda. Iyo urebye kuri channel yazabamenya series usanga bafite amavideo 298. Bishatse kuvuga ngo nta na kimwe cya kabiri cy'ama episode ya Papa Sava. Iyo ugiye n'ahandi henshi usanga Papa Sava ari uyoboye. Kuri subscribe 720, kuri video 1200, Papa Sava yanditse amateka. Ubu tuvugana episode y'igihumbi imaze kurebwa n'abantu 61,000. Ni ibintu bidasanzwe. Papa Sava akoze ibi bintu ni muntu ki? Iki cyamushoboje kubikora? Ese bo ntabwo yagufasha kugera ku ntego zawe? Icyatumye akora iyi Papa Sava ni ikihe? Ese itangira yitwaga Papa Sava? Yitwaga izina ryawe se? Bayitaga gute? Ntushika hano maze tubivimuze n'umuzingo. Twe turi Ripple Entertainment. Niba utarakora subscribe nicyo gihe. Kora comment maze utubwire uko ubyumva, utubwire n'ibyo ushaka, hanyuma ukore like unabisangiza n'abandi ni wabikunze. Tubahaye ikaze. Ku itariki 25 z'ukwa 10/1978 nibwo ababyeyi be bamwibarutse maze bamwita Niyitegeka Gratien. Aho hari ibyumba muri Kiyanzi, ubu ni muri Rulindo. Bandi magambo hahoze hitwa ibyumba. Yaje gukura yiga amashuri yisumbuye nk'abandi bana bose, aho yize ibinyabuzima n'ubutabire, maze muri kaminuza akiga ubumenyi bw'isi ndetse n'uburezi. Yaje gukomeza kariyeri yiwe nk'uko yabikundaga. Aho yagiye yiga hose niko yakinaga amatiyatere nk'uko mu bigo bisanzwe. Ukugiye na tiyatere yari umwami wazo. Yaje gukomeza atangira kujya yigisha, arigisha kuko yigisha ku bigo byinshi. Nyuma yaho uwo twamenye nka Sekaganda bitewe na filime yakinnye, ahandi tumenya nka Seburikoko, ahandi tumumenya nka Papa Sava. Aya niyo mazina tuvuga yamamaye. Akaba umwarimu, akaba umusizi, akaba umwanditsi ndetse n'umukinnyi w'ikinamico n'amafilimi, ndetse akaba n'umutahira. Niba yaragusabiye umugeni mu bukwe umuzi nk'umusaza, niba yarivugiye inka umuzi nk'umutahira, niba warabonye filimi kuri televiziyo ubwo nawe umuzi nk'umukinnyi wa filimi, niba wumva ikinamico naho uramuzi, buriya ni nawe uzandika. Yaje kugira gutya asezera ubwarimu maze akomeza kariyeri nk'uko abanyarwanda bakunze kubivuga ngo ikikunda murajyana. Yarasezeye, abenshi baravuga ati noneho mwarimu Niyitegeka Gratien bitewe n'uko bivuga arasaze. Muri cya girwenge kiwe cyiza akunda kwisekeramo icy'uburyarya araseka. Aravuga ngo ntabwo nasaze, ahubwo izo ngiyemo ndabizi,
maze se ugiye guhunga akazi ka leta? Arabwira ngo ntabwo ngiye guhunga akazi ka leta, ahubwo ngiye kujya gufasha leta guhanga indi mirimo maze duhereze abana b'u Rwanda akazi. Ibyo ntabwo byatinze, yatangiye gukina amatiyatere, yatangiye akora ibyo yitaga spoken word kuri channel yiwe yitwa Niyitegeka Gratien, akomeza kugenda abikora gutyo. Muri ibyo bya spoken word habagamo ibyo bita ubyibushye ute unyambuye, habamo ibyo bita nta sheri mfite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibwo baje gukina akantu ka ubyibushye unyambuye, bagakinira ahantu hariho hari episode ya mbere yatangiriye, noneho abonamo umukinnyi uhura n'inzozi ze. Inzozi ze zari ziye kwari gukora ibintu bimeze nk'amatiyatere, ariko azajya yigishirizamo abantu ibijyanye n'umuco ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge. Nuko ni uko nguko Papa Sava yatangiye. Ushobora kwibaza ngo itangire yitwaga Papa Sava, yitwaga gute? Oya, ntabwo yitwaga Papa Sava. Itangira cyari ikiganiro cyitwaga Papa Savoir, cyangwa se byari bishatse kuvuga, tugenekereje ni nko kuvuga umugabo w'umunyabwenge. Yashaka kujya aganiriza abantu ibintu by'ubwenge. Abantu ntabwo ari uko bakomeje kujya babivuga ko akunda Abanyarwanda tugira common mistake zisanzwe, ibintu twabikora mu cyongereza kajya tubivuga tukumva byabaye Kinyarwanda busharijeri. Nabo niko byagenze, abantu benshi bakajya akuvuga Papa Savoir bakivugira Papa Sava, nawe ajyana nabo. Intero bateye niyo yikirije kuko yashakaga ko bakunda ibyo ari gukora, kandi iyo ushaka ko bakunda ibintu uri gukora ntabwo uhangana nabo, ibyo bateye nibyo yikiriza. Kuko nanjye ikiri ubwandika muri comment nicyo nkomerezaho. Papa Sava yarakomeje arazikora, episode zigenda zikurikirana. Yandika iya mbere, imyaka irenga 5 irashize episode ya mbere igezeho, niba ntibeshye yari mu mwaka wa 2019, ashyiraho Papa Sava ya mbere. Bikomeza gutyo, ariko bidakuyeho ko yakoraga n'ibindi. Papa Sava ajya kuyikora ntabwo ariyo yatangiriyeho, yakoraga n'izindi nk'uko musanzwe muzizi. Hanyuma ahubwo cyaje kuba nuko Papa Sava yakoraga andi mafilimi, ariko atari we yandika, ahubwo yakinamo, akumva ibitekerezo bye ashaka kuzajya akora ntabwo biri kugerwaho. Yigira inama yo gufata igitekerezo cyiwe maze atangira kugishyira hanze. Nuko Papa Sava yaje arazikora, yandika episode ya mbere, yandika iya kabiri, yandika iya gatatu. Ubaye ufite umwanya wawe ukageza ku 1000, ariko reka ndika ko kumarira amamega ahubwo nkubwire ngo arandika ageza ku 1001 aka kanya tubona kuri channel ku itariki 21 z'ukwa gatanu 2024 kuri aya masaha ya saa 2 ndi gukora iki kiganiro z'ijoro. Afiteho episode 1001. Papa Sava mu nzozi atangira episode 1001, yagiye yongeramo abakinnyi benshi mwamenyemo nka Ndimbati, mumenyamo bande. Ufitemo ibintu agiye gukunda muri Papa Sava. Abakora amakomedi ntago batinya kwibagirwa, ntago bakibagirwa ari amakomedi, ari ama effect cyangwa se amakomedi sound. Sewe uwo bita Ndimbati yagiye avugira muri Papa Sava avuga ngo ugize ngo iki, ugize ngo ndavuze induru, n'izindi zavuga ngo ubwo so uzagira umuntu kugeza ryari, nakandi kavuga ngo wambwa we. Ibyo ni ibintu bagenda bakoresha bagiye bakura muri izo tiyatere za Papa Sava. Abo ni ku ruhande rumwe. Abakunzi b'ama TikTok ntago batinze kujya babona utuntu bayiruga bashyiraho, nka kandi Ndimbati yarura isahani y'ibiryo akagenda abaza abantu ngo mubaye iki, umugabo no wariye. Abandi bakibuka akantu Dig. Yes, Dig muri Papa Sava tunabibutsa ko bahuriye mu nzira, yaracuruzaga inkweto. Hanyuma Papa Sava harakoze akantu, Papa Sava abona ko yavamo umukinnyi, abamujyanye gutyo. Dig aho bigeze bavuga ati ngo Dig barwerera angahe, ni 5. N'umuntu wari waje wundi Ndimbati aravuga ngo Dig mu bushera. Ariko n'utuntu twagiye tubaho muri Papa Sava. Papa Sava ni komedi, twavuga ko ari tiyatere mu buryo bwa komedi kandi iryoshye. Mu 1000
niba utarayireba niho muzasangamo aho Seburikoko ngo yasanze umugore wari nko gukubita ku rutare, hanyuma yigira inama yo kubibwira mama we. Umugore aramutunganya aravuga ati ngo nzajya njya mu mihango bivuge nusanga ngo nta mazi ubivuge. Bayigira inama yo kuzajya bagura amawatermelon n'ibintu biba bisekeje babiri aho ngaho bya Papa Sava tujye tubikunda cyane. Hanyuma nanabibutsa ko gahunda afite nuko tugomba kuzuza sabu 1000. Ashaka sabu 1000, nimumufashe muzuzuze sabu 1000 arazishaka. Yes, Papa Sava ubwo guhera icyo gihe agisezera ubwarimu yakomeje muri theatre, niwe wandika ikinamico yaba ziri akumva kuri radio Rwanda, yaba Seburikoko, yaba ibibindi tugenda kumva cyangwa se ejo si kera. Ashobora kuba nawe yandika, n'umwanditsi w'amatheatre ndetse akaba n'umwanditsi w'amafilimi ndetse n'indirimbo ndetse n'ibisigo yagiye asiga aho mwagiye mwumva borana n'Imana mu rubanza, ibisigo by'ibiki byose. Akaba n'umuhanzi w'indirimbo, ibintu byinshi Seburikoko akora, akaba ari umuhanga pe. Baramoje se Papa Sava cyangwa se Seburikoko cyangwa se Niyitegeka Gratien, ubundi Papa Sava kuzitondeka zikagera ku 1000 urandika cyangwa mukina akantu kabageramo muje kuri tele. Oya, yarasubije ngo turandika, hanyuma azana umuzingo w'ibitabo, muzajya kuri Niyitegeka Gratien channel yiwe muzareba akantu gakurikira episode y'1000 yabisobanuyemo mu mpera z'inyuma. Yarwaye ibikombe byinshi, azamura abahanzi benshi. Baramuhaje ngo ujya gukora Seburikoko cyangwa se Papa Sava, muranyihanganira ntabwo ari Seburikoko ajya gukora Papa Sava. Yaragendeye kuki, yaravuze ngo yari afite intego yo kugira abantu benshi ahereza cyangwa se impano nyinshi azamura bakabona rero ibikorwa. Arangije mu magambo make aravuga ngo nshimye Imana ko hari abantu bagiye bajya mu yandi mafilimi baraciye muri yanjye. Aravuga ngo mfite abakinnyi barenga 100, harimo 37 bahoraho. Ubwo urumva ni ibintu byinshi. Aravuga ati ngo mfite abahanzi benshi babashije kujya mu ndoto, babashije kujya muri za stimate, bavuye iwanjye bakavuga ko ariho bazamukiye. Ahita bishimira Imana. Ntabwo byahagaze nyuma y'1000, nababwiye ko ubu ngubu hagezeho 1001 ubu tuvugana. Akaba yatangiye n'ibindi bita subiza, turakomeza tumushyigikire. Yes, Papa Sava yakoze ibintu bitangaje. Episode 1000 mwabantu mwe ntago ari ibintu byoroshye, ntago byoroshye. Nge nabahaye urugero mu ntangiriro ndababwira ngo bakubwiye ngo wandike kuri topic yitwa Papa Sava. Iyo umuntu ushaka kuzajya wigisha abantu ibintu by'ubwenge cyangwa se ibiki, wandika umwandiko utarengeje amagambo 1000 kandi utari munsi y'1000. Aka kanya byagorana. Papa Sava rero guhera aka kanya yaje gusezera ubwarimu, akomeza ibingibi kugeza aka kanya. Ni umwanditsi, akaba umukinnyi w'amafilimi, akaba uyu mwarimu ntagakira umwarimu, akaba umusizi, akaba umutahira ndetse akaba n'umwe bita umusaza mu gihe cy'ubukwe cyo bajya gusabira umukwe. Muri mu magambo make ni umuhanzi akaba n'umusizi. Ibyo ngibyo kuba yarize ibinyabuzima n'ubutabire muri segonderi, muri kaminuza akiga ubumenyi bw'isi ndetse n'uburezi, sinzi ari byo byatumye agira ubuhanga bungana gutyo kugira ngo yandike ibyo ngibyo. Akaba yaravuze ko abo bakinnyi bose kugira ngo hamagara umukinnyi ubundi iri umuhanga bihuye n'umukinnyi tuvuga ati ngo umukinnyi bitewe na episode zanjye mfite cyangwa se bitewe n'intego mfite ya filimi yanjye, uyu mukinnyi yamfasha iki kintu. Yagiye yitabira amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi, akareba impano zagiye zihagera, maze abo muri Art Rwanda mu gihe atabashije kuboneka bakamutunira urutoki akamubwira ngo uriya mukinnyi twabonye nawe wamushobora. Aho yaje kurokurita abakinnyi barimo nk'abajodo bari gukina muri ejo si kera, tunamusuhuza cyane. Arakwiritamo abakinnyi benshi. Papa Sava akomeza kugenda azamuka gutyo. Papa Sava yavuze ko yagiye yitabira amarushanwa menshi, ariko mu marushanwa yose yitabiriye abivuga kuri RBA cyangwa se ku gitangazamakuru cya televiziyo Rwanda mu kiganiro bigeze bamukoresha, yavuze yuko atigeze arenga mu myanya 3 muri 3 ba mbere, ntabwo yigeze aharenga mu bantu bafite impano mu marushanwa yose yitabiriye. Nawe ari wowe ntabwo wamushyira inyuma, akaba ari umuhanga. Abantu benshi bakaba bavuga ngo ese kudashaka bimeze gute?
abenshi bakavuga ngo se wazana umugore ukamuvanga na ziriya mpapuro bikavamo, ese uwo mugore yazabona ubuhe mwanya ku mwanya mwinshi uba uri mu kwandika ayo matiyateri? Umugore ko akenera umwanya papa Sava yazawubona, ku rundi ruhande wamwumva. Ariko nanone abakeneye kuruhura mu mutwe, abagore barafasha. Kuki ibyo bintu byose yagiye abikora gutyo ntashake? RBA mubaza yavuze ko ntacyo abasubije. Ubwo nanjye niba mugiye kukimbaza ngo kuki adashaka, ntacyo mbasubije kuko nawe yanze kugira icyo asubiza. Nyir'ubwite yanze kugira icyo arenzaho, bo ntacyo warenzaho. Yesu yitwa Papa Sava akoze ibitangaza, n'abandi bazajya bagenda bakora ibitangaza tuzajya tubabwira. Yatangiye yitwa Papa Savoir, ya common mistake ngo twagiye kumva ko ikirahuzo mu kinyarwanda cyangwa se sharijeri, twagiye tuvuga ngo ni sharijeri mugane wanyu nkuko ari common mistake. Nuko twagiye dukora ngo common mistake, naho niko abanyarwanda bakomeje kubivuga, aho kuvuga Papa Savoir bavuga Papa Sava. Birangira naho aravuga ngo intero bateye niyo nikirije. Muri Papa Sava mwamenye abahanzi benshi, nako abakinnyi benshi, ubwo twabitanye nk'abahanzi. Mwamenyemo Ntimbati niho yamamariye, mwamenyemo Digidigi, mwamenyemo Mama Sava, mwamenyemo benshi cyane. Ubwo rero Papa Sava yavuze ko agiye gutegura, namwe mufite impano, agiye gutegura ikiganiro cy'uburyo mwazajya muza akagukubita topike, bakaguhereza niba ufite impano yo kuririmba, bakagukubitiramo imirya ya gitari, bagakira igitinanga karirimba. Niba ufite impano yo kwagitinga, bakakubwira cast cyangwa se bakakubwira icyo wagitinga uvugaho cyangwa se n'icyo wagitingaho bitewe n'impano ufite. Niba uzikurira ukagitinga gutyo, kagitinga nkura yakoresheje yitwa Tanaz ariwe Trezor, nawe kagitinga uriya muhungu afite impano. Yes, afite impano, mukomeze mu mwandikire maze namwe abazamura bongere mu bantu 1000 afite kandi barahembwa. Mu bantu 100, muri nari nibeshye, mu bantu 100 atunze nawe akongeremo, hanyuma uzaharanire ko baba muri 37 bahoraho, nashaka yongereho umwe muri 38. Ni Papa Sava, mugende mukuri subscribe kuri channel yirwa Nitegeka Gratien, ifite sabu 720. Genda wongereho n'izindi bikomeze bizamuke. Icyo yifuza nuko mwakuzuza sabu 1000 mukakirenza. Yes, rwa ibikombe byinshi. Ni Papa Sava, mukomeze muyikurikirane, n'abandi mukomeze mwandika amateka, kandi mugende mumwigireho. Va ku giti dore umuntu mw'abantu mwe, uriya ni umuntu. Mugenda bigishe kwandika amatiyatera, bigishe gukina, byinshi abibigishe. Nicyo bita inzobere. Niyo tuvuga inzobere mu Rwanda mu kijyanye na sinema, jya uhita wumva Papa Sava, cyangwa wumve Sekaganda, cyangwa wumve Seburikoko, cyangwa se wumve Nitegeka Gratien. Yes, niba utarakoze subscribe nibwo nyuma mbishe iki kiganiro, ariko niba warakoze subscribe ubutaha tuzakomeza tubane. Kora share, kande like, comment niba wanyuzwe cyangwa se niba ari tuzakosoraho, kuko nta byera ngo de. Niba ari ibintu ushaka ko twazakuvugira nabyo bitubwire. Hanyuma ko wahisemo uyu muro cyangwa ugahitamo kubana natwe n'iby'agaciro, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi uzagumisha aho, ntuzakubagane amasaha uko azagenda yicumutse, tugenda tubana neza. Murakoze cyane. Ni Eri Pro mwabanye hano, komeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Ciao.